ibyo mbona ni nk'ibi bari mu gutwika amashyamba akiri matoya, ubwo ntibabangije ibidukikije, noneho n'abubaka dusigaye tubura ibyo twubakisha kubera kubitwika amakara. Uruzi rwaragiye rukagenda rucikamo kabiri, aho rwari ruri rukahimuka, rwamara kuhimuka rero rugasanga ariko hagiye imigano, bibaza uruzi rwarakomeje rugenda neza nta kibazo. gutangiza iki cyumweru ahangaha nta yindi mpamvu nuko nacyo ari igice cy'u Rwanda. Icyo nicyo cya mbere, ni igice cy'u Rwanda kandi byiza bigomba kugera ku banyarwanda bose. Ikindi cya kabiri, ngira ngo mwabonye ko hano hahurira imigezi, umugezi wa Mwogo n'umugezi wa Mbirurume, biza bigatanga Nyabarongo. Mu by'ukuri ni nkaho ariho hari isoko ya Nyabarongo, niho hari isoko ya Nili. Dukorana umurava, dukorana umurava, aho inejejwe no kumenyesha abanyarwanda bose ko tariki ya 5 Kamena 2024 ari umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije mu gihugu cyacu. Uwo munsi ubanzirizwa n'icyumweru cyahariwe ibidukikije aricyo twatangiye none. Muri uyu mwaka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bidukikije UNEP ryatanze insanganyamatsiko igira iti dusubiranye ubutaka bwangiritse, twongere ubudahangarwa, turwanye ubutayu n'amapfa. Twishimiye ko twakoze umuganda wo guhanga no gusibura imirwanyasuri kuri iyi misozi ikikije amasangano y'imigezi ya Mwogo na Mbirurume, ari nabyo bihura bigakora isoko ya Nyabarongo, nayo ikagaburira isoko ya Nili, ifatwa nk'umwe mu migezi miremire ku isi. Iyi nsanganyamatsiko ifite ubutumwa buhamagarira buri muturarwanda, by'umwihariko inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa, amakoperative n'andi mashyirahamwe akorera mu Rwanda, gusenyera umugozi umwe, tukongera imbaraga n'imyitwarire ivuguruye mu bikorwa bigamije gufata neza no gusubiranya ubutaka bwangiritse. Mukuru turi gupfa kandi nagukubita kandi ndagukubita, ariko ukuntu nagukubise waba undenganyije pe, waba undenganyije rwose, mbabarira. Iyi gahunda yo kurengera ibidukikije tuyiteho kuko natwe iratureba, ariko ibyo bintu byo kunkubita waba umvoye ubusa. Imirwanyasuri cyangwa se amaterasi, gucukura imiringoti, gutera ibiti bivangwa n'imyaka cyangwa se gutera ishyamba, uri kubyumva? Byose rero no gufata neza ubutaka kugira ngo bujye burumbuka, ni mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije hashingiye ku ihindagurika ry'ibihe. Ntabwo mujya inama.
imyuzure ituruka ku iyangirika ry'ubutaka n'amashyamba kandi itera ihumana ry'imigezi, ibiyaga, ibishanga, bikadushyira mu kaga karimo n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, imyuzure, amapfa ndetse n'indwara z'ibyorezo. Aha nagira ngo nongere nsabe aba baturage baturiye iyi migezi tugerageze ibikorwa bya muntu dukorera mu mbago z'imigezi bicike burundu. Abinura umucanga bawinure badacukura imigezi ngo bayijyane bongere ubujyakuzimu bw'imigezi, kuko turiyangiriza kandi tugomba kuraga abana bacu igihugu gitunganye. Kuri uyu munsi tuboneyeho gushimira byimazeyo abafatanyabikorwa n'imiryango mpuzamahanga badahwema gutera inkunga imishinga yo gusubiranya ubutaka n'amashyamba byangiritse no kutwongerera ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo ndetse n'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba aho mwatangirije iki cyumweru, turabizeza ko ibi bikorwa tuzabikomeza. Turabizeza ko tuzakomeza gushishikariza abaturage bacu kubungabunga ibidukikije nk'uko bisanzwe muri gahunda za leta, ariko bakabikora birushijeho, kwirinda kwangiza amashyamba, kwirinda kwangiza imigezi nk'uko abakinnyi babidukiniye, ndetse no gukomeza ibikorwa byiza mwatangiye dufatanyije byo kurwanya isuri mu mirima yanyu. Kurwanya isuri, gusibura imirwanyasuri isanzwe, ibyo turabibizeza ko tuzabikomeza. Dusubiranye ubutaka bwangiritse, twongere ubudahangarwa, turwanya ubutayu n'amapfa. aho wakwigeze